إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين مصطفى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Banyarwandakazi inshuti bavandimwe, nongeye kugaruka imbere yanyu kugira ngo tuganire ku kibazo kandi gikomeye. Ngira ngo mwese mwabonye ibyabereye i Goma, ahantu hashyinguwe inzirakarengane, bashyize urwibutso rw'inzirakarengane ziherutse kwicwa zirenganyijwe mu by'ukuri n'ubutegetsi bw'u Rwanda buyobowe na Paul Kagame FPR Inkotanyi. Bityo abazarwa bakaba bakoze rero urwibutso rwose. Abaminisitiri bamanutse baraza bakora icyo gikorwa kandi cy'ingirakamaro, kiricyo na gahunda nziza bafite yuko bazakomeza naho bantu FPR igiye yicira abantu hose muri Kongo, bagiye kuhakora nk'ibyo bakagira bashyira inzibutso. Ibyo ndabishyigikiye cyane kandi ndanabibashimira. Ariko nk'abanyarwanda hari ikintu dukwiye guhagurukira kandi tukagerageza kukirwanya cyane, kandi tugaharanira ukuri nk'uko nababwiye, cyangwa se nabivuze muri video ya mbere nakoze mukurikira kuri Bicaga TV. Ngira ngo ni ikintu tugomba kumenya tukitondera cyane, tukarwanira ukuri kwacu nk'abanyarwanda, tukarwanira kugira ngo tugire umutekano nk'abanyarwanda, tukarwanira umutekano w'akagari nk'abanyarwanda, tukarwanira n'agaciro kacu nk'abanyarwanda. Kuri iki cyapa banditseho amagambo akomeye. Bafashe jenoside bayitwerera u Rwanda rwose, jenoside ikorwa na FPR Inkotanyi na Kagame wayo, bayifashe bayigeretse ku banyarwanda bose. Turabyemera? Tubyemere iyi jenoside ikomeze itubarwaho nk'abanyarwanda, ko abakongomani bamazwe n'abanyarwanda? Tubyemere, tubikore? Nge ndumva ibingibi tugomba guhaguruka tukabyamagana, tukabwira abakongomani kuri kiriya cyapa bakandikaho ko iyi ari jenoside yakozwe na Kagame na FPR wayo. Ntabwo ari jenoside yakozwe n'abanyarwanda, ntabwo ari abanyarwanda bajya kwica abakongomani muri Kongo. Ni jenoside ikorwa na Kagame, igakorwa na FPR Inkotanyi ayobora. Iki nicyo ngira ngo mu by'ukuri duhaguruke twese tubyumvikanishe muri Kongo, tububashye nk'abantu bababaye, tubereka ko twababajwe n'ibyakozwe, tubereka ko twifatanyije nabo mu kababaro, tubereka ko izo nzibutso tuzazishyiramo ho tukajya tujya kuzibukiraho, twibuka amarorerwa yakozwe na FPR Inkotanyi, twibuka amarorerwa yakozwe na Kagame. Ariko icyo gisebo gikwiye kuva ku banyarwanda. Ntabwo abanyarwanda ari abicanyi. Abanyarwanda ntituri abicanyi. Ubwicanyi mu Rwanda bwaduganywe na Karinga, yarayogoje u Rwanda kuva kera, kuva mu mwaka w'1991 mu gihe cya Ruganzu Rwimba. Nicyo gihe mu by'ukuri niwe watangije intambara zo kwica abantu. Kuri uyu munsi mu Rwanda bakaba baragize akamenyero ko kwisha abantu benshi ari kuba intwari. Ibyivugo birahari, kwica mwene runaka. Ibyo ngibyo ni ibintu by'ububwa, bavuga ngo ni amateka ngo y'ubutwari, nyamara ni amateka y'ubugwari. Kubona usigwa amateka ngo kubera ko wishe benshi, ukambikwa imidari ngo kubera ko wishe benshi, ubarenganya. Ibyo ni ubucucu, ni n'ubugoryi. Noneho uyu munsi twebwe abanyarwanda, ubwicanyi bwakozwe mu Rwanda muri 1994, tukemera abanyarwanda cyane cyane bo mu bwoko bw'abahutu bakabyishyiraho, bakabashyirwaho nabo bakabyemera, bakanabyemeza, babyiyemeza. Uyu munsi bakaba bari kurira. Turabyanze, tugomba kubyanga, tukerekana ko iriya jenoside yakozwe muri 1994 igakorerwa abanyarwanda bose. Abatutsi bakareka kwigira ko aribo bavwitime, kandi babona ko ingo bari baturanye zose zishwe. Abo batutsi barabizi koko biciwe abantu, ariko bazi n'abo baturanye ko batababona. Abatutsi twari duturanye kuri Nonko, bazi neza abahutu bapfuye kuri Nonko.
abazi Thomas Habifura bazi neza abana yari afite, baza basigaranye, bazi neza ko ibi byakozwe muri 1994, maze bareke kwigira jenoside victime bonyine, bumve ko n'abandi ari victime. Nta mpamvu yo kugira ngo umuturanyi wanjye w'umututsi yumve ko ari victime kundusha. Ntabwo ari byiza ko umuturanyi wawe w'umuhutu kanaka uri umututsi kaba ngo kanaka w'umuhutu nta victime imuriho, nta kibazo afite, kandi ubizi neza ko adafite nyina, adafite se, cyangwa adafite abana, kandi bose bishwe muri 1994, kandi ari ukwicwa, atari amasasu yabaguyeho, ari ugufata bakicwa bakanigwa. Noneho ukumva ko ari wowe victime gusa, ibyo ni ukwikunda. Ibi ni ukwikunda. Tugomba kugira gute? Tugomba kubyikuramo. Ufite ubwenge buzima yakagombye kubyikuramo. Ntabwo mu by'ukuri byari bikwiye ko umuntu agomba kumva ko ari we victime kurenza abandi. Ntabwo ari byo. Yakagombye kumenya ati okay, nariciwe, koko nariciwe, ariko akamenya ko n'undi na mugenzi we wiciwe nawe ari umuntu. Ntamenye, ntavuge ngo ni njyewe wiciwe kuko ndi umututsi, akamenya ko hari abandi bapfuye kubera ko ari abahutu. Noneho wenda kubera ko abahutu batazi kwivugira, bakaba baragezweho jenoside nabo bakayemera bakayiyemeza, uyu munsi bakaba baragiye bemera ngo ibyaha bakoreye abatutsi, kandi nabo bariciwe kubera ubugoryi bafite. Ntibavuge bati mwebwe kuki mutemera ko natwe mwatwiciye, niba koko muvuga ko twabiciye, yego wenda koko twarabikoze, ariko se ko twabikoze kubera impamvu yanyu, ari mwe mwabiteye, ari mwe mwaje mutwica, twarangiza natwe koko wenda tukava hasi tukabikora, mudushyizemo 5 natwe koko bakadukoresha, tutazi ibyo ari byo, tukaba ibigoryi tukabikora, ariko ko namwe mwaje mukatwica, kuki mwe mutabyirega kandi namwe mwabiteguye? Si mwe mwabiteguye nk'abatutsi, ariko abo babashuka nibo babiteguye. Abo babwira ngo mube ba victime, ngo mwumve ko ari mwe ba victime, mwe kugira impuhwe abaturanyi banyu, nibo babiteguye. Bategura nuko namwe mupfa, kugira ngo babone ubutegetsi. Ntabwo bagomba kubona ubutegetsi mudapfuye. Ibyo yiba mwabishyiraga mu bwenge mwebwe abatutsi, niyo mwabishyiraga mu bwenge bwanyu mukabimenya ko bari abo babashuka babwira ko babagira ngo mukomeze mubakingire ikibaba, mugende murira ngo mwapfuye mwenyine, uzi neza ko hari abaturanyi bawe, ubizi neza ko hari abaturanyi bawe bapfuye, abo baturanyi bawe bagapfa, ubazi neza. Tuvuze nk'abantu twari duturanye, ari abahutu ari abatutsi, ko tubazi kandi ko tuziranye. Ninde mututsi wavuga ko Thomas w'umuhutu atapfuje abantu barenga 33? Kwa Rudeka w'umuhutu nawe hapfuye bangahe? Kwa Ntirikwenzera hapfa bangahe? Abo ni abahutu. Kwa Bugabo hapfa bangahe? Tubivuge. Noneho twe kumva ko twe ba victime ngo nuko turi abatutsi, kandi tuzi neza abandi bapfuye nabo b'abahutu kandi bakicwa. Ubwo mvuze iby'iwacu, nabo n'undi wese nareba iby'iwabo, nashaka avuge n'abatutsi b'iwabo. Ufite yego, ndabizi ko kwa kanaka wenda ngo tuvuge nkanjye, mvuge ntiyego kwa Karamaga warapfushije umugore n'abana bawe barapfuye, usigara wowe n'abahungu bawe 3, nabo bamwe bari mu nkotanyi. Namwe donc ngibyo nabyo ni ntuza. Ntabwo avuga ko umuntu uri mu nkotanyi yabaye victime. Yarari mu nkotanyi, nabari bari mu nkotanyi, n'abana 3 ni 2 manze nari murenganyije, saguye 2. Urumva abandi barapfuye bose. Tugende kwa Gakuba w'umututsi, abantu be barapfuye, nta n'umwana we nzi wagiye mu nkotanyi ntawe kwa Gakuba,
ntekereza ko aribo bantu ahari ntigeze mbona no kwa Rwaje nta muntu nigeze uretse wenda murumuna wa Rwaje Gasimba niwe wohereje umwana mu nkotanyi, nawe ashobora kuba yaragiyemo nyuma simbizi, ntabwo nabikurikiranye neza ngo ndebe ko yaba yaragiyemo mbere y'inkotanyi cyangwa se mbere y'uko inkotanyi zifata igihugu, cyangwa se ari uko gukora abantu bagiye mu nkotanyi ari uko barokotse. Abo ngabo ntabwo wabarenganya, umuntu wagiye mu nkotanyi amaze kurokoka donc ubwicanyi bwari buri kuba muri 1994, ariko hari abagiye imbere ya 1994 bagiye kurwana, bazi ko barwanira ubwoko bwabo ariko bashutswe, kandi muzi ibyo inkotanyi zakoze iyo ngiyo. Rero cyari kinzanye aha ngaha kwari kubwira abanyarwanda ngo duhaguruke tubwire abakongomani ko ibyo bakoze tubashyigikiye, ariko ko ririya zina bakwiye kurisiba bakandikaho ko ari jenoside ikorwa na Kagame na FPR, bagakuraho ko ari jenoside, ko bari victime y'abanyarwanda, ibyo bakabikuraho, cyangwa y'u Rwanda bakabikuraho, bagashyiraho ko ari victime kuri Kagame, donc ari ubwicanyi bukorwa na Kagame na FPR ye. Donc hari icyifuzo mfite numva rwose hari abantu bavuga ngo Kagame donc Kagame, hari abavuga ko Kagame ngo azibagirana, ngo ntituzamwibuka, ngo kutabakumbura byusaba, ntabwo twabakumbura, nta n'uwabakumbura, ariko hamwe no kutabakumbura, hamwe no kudakumbura inkotanyi, hamwe no kudakumbura Kagame, nge ndifuza ko tuzakora monima ya Kagame isa na Kagame neza neza, monima ya Kagame isa na Kagame neza neza, tukareba ahantu tuyishyira ku karubanda, tugashyiraho izindi monima z'abantu yahambirije imigozi, tugashyiraho izindi monima z'abantu bakubita abantu bahambiriye inyundo mu mutwe, tugashyiraho izindi monima zigaragaza abantu babashyira mu byobo babatwika, zose zikikije iyo monima ya Kagame, bamuhaye amenyo nk'ay'impyisi n'inzara ziruta iz'ingwe cyangwa igisamagwe, sinzi ikintu gifite inzara nyine, mbese ateye nk'urupfu. Izo monima zizubakwa mu Rwanda ku buryo azaba urwibutso rw'abanyarwanda bazagaragaza umutegetsi mubi u Rwanda rwagize kuva u Rwanda rwabaho. Iyi monima ninjye ubivuze, ni Bicaga Abdallah, igihe cyose FPR izaba itari ku butegetsi tuzatanga amafaranga, abanyarwanda twese dutanga amafaranga, tuzakore dutanga amafaranga yo kubaka izo monima, zizaba zikoze, yiba sinzi ibyo ari byo, yiba ari zahabu, yiba ari ikintu, twayikura hehe? Oya, ntabwo ari zaba twatubyishe. Dugomba gukora monima donc tukabumbura urushusho rw'umwicanyi Kagame kamuhariwe n'abo yica ku ruhande n'ababica. Iyo monima igomba kubaho kugira ngo Kagame atazibagirana ahubwo mu mateka y'u Rwanda, kuko Kagame kwibagirana amateka y'u Rwanda prince kugaruka k'ubutegetsi bwe bukongera kuza kwica abanyarwanda. Nge ntekereza ko iyo abanyarwanda baba barashyize izo monima z'abami bakerekana ku buryo abami bakororeje abantu, uburyo babahatse batabahemba, ngira ngo ahari ntabwo byari kwibagirana mu bwonko bw'abahutu bakoronejwe, kandi byari kujya n'abatutsi bari kuvuka, bari kugenda bavuka, bari kujya babona ko icyo kintu koko kitari cyo, bityo bakubaka ubumuntu. Kandi mu by'ukuri nongere bivuge, ntabwo ngiye kuvuga ko Repubulika ya mbere n'iya kabiri zitakoze amakosa, kandi zakoze n'amakosa akomeye. Kubera iki? Kubera kuko mu by'ukuri ibyo bari bazi, amateka bari bazi, bagomba gukora uburyo bwose bushoboka abantu ntibazagarurirwe Karinga. Kuba yaragarutse ndabagaya. Murakoze kandi murakarama. Gusa icyo narashatse kuvuga nuko tugomba gukora ibishoboka byose
tukabwira abakongomani tubereka ko ibyo bakoze tubashyigikiye, ariko kandi bababarire abanyarwanda, batubabarire, be gukomeza kumvisha abantu ko ari abanyarwanda babishe, ari u Rwanda rubishe. Bien, donc ni FPR na Kagame wayo niyo ibishe, ntago ari abanyarwanda bica. Haga n'undi munyarwanda wese ntazabirenganiremo, umukongomani ntazabona umunyarwanda ngo abone ko ari umwicanyi. Muzamenye ko abi umwicanyi ari Kagame n'agatsiko ke, twebwe abanyarwanda turengana, ahubwo ko natwe tubabazwa n'ibyo, kandi ko twiteguye kurwana. Nuko ndeba gusa dufite ubugoryi bwinshi, tudafite ubwo bushake bwo kurwana, kubera kugira ngo tukureho ubwo bwicanyi bw'inkozi z'ibibi. Murakoze kandi murakarama. Merci.